nakuze nk'amwe mwese navukiye mu murenge wa Shangi ubu ni mu karere ka Nyamasheke ariko ubundi icyo gihe byari amakomine yari komine Gafunzo. Navutse mu muryango mugari menye uyu munsi tutakigeza kuri uwo mubare w'abana twari umuryango w'abana 9 nka umwana wa gatandatu. Amashuri rero mu buzima busanzwe nabaye umwana nk'abandi bose uko bagana ariko sinakubaganaga cyane ko nkura nagiye nitonda. Urubyiruko narubwira ibintu bitatu. Kimwe kirahura n'icyo nagendeyeho cyo gukora cyane. Mwige gukora cyane. Iyo mvuze gukora cyane hari amasomo ya buri munsi musanzwe mwiga, ibyo byo ni inshingano kuko muzi ingaruka zo kutiga ngo ugere ku cyo wiyemeje. Ariko buriya hari n'ibindi mukora biri hanze y'amasomo. Ikintu cyose ubundi ugiye gukora bisaba kugira ubwitange. Kubera iki? Iyo ukoze cyane ukanitanga uhura n'andi mahirwe utatekerezaga. Naho uvuze ngo ndiga gusa, ushobora kwiga gusa ukagenda ukicara ugatuza ukumva birabaye. Icyo gihe hari ibyo utamenya, hari amakuru utamenya, hakaba igihe bigucika. Icya kabiri nababwira, isi murimo uyu munsi itandukanye n'isi twari turimo. Nigeze kubabwira ko twe twize nk'abarangije promosiyo ya mbere ya kaminuza nyuma yo guhagarika jenoside yakorerwaga Abatutsi. Promosiyo ya mbere yose bahise binjira mu mirimo kubera ko icyo gihe imirimo ntabari bayirimo, bamwe bari barapfuye abandi barahunze. Igihugu rero cyari gikeneye amaboko ku buryo twese twahise twinjira mu kazi. Mwebwe uyu munsi birasaba ni competition. Birasaba kubiharanira ariko cyane cyane no kumenya aho amahirwe ari. Yarabivuze ngo hari amahirwe nibyo arahari. Ariko se muzi aho ari? Mwese yenda abageze muri Rwanda Polytechnic nibo navugaho, abayenda n'abari ko iyo bageze muri vacances smartphone barazibona. Muzikoresha iki? Muzikoresha ibibubaka cyangwa muzikoresha ibibasenya? Muzikoresha kumenya ahari amahirwe cyangwa muzikoresha kureba ibitabafitiye umumaro? Birasaba yuko mufungura amaso mukanarenga imbibi z'u Rwanda, mukamenya isi uyu munsi ihagaze ite, nihe haboneka imirimo, ni gute nabasha kugera kuri uwo murimo. Nk'ubu ngubu tugeze mu isi ikintu cyitwa AI, ubwenge buhangano. Wowe nk'umunyeshuri uyu munsi uri kuvuga ngo ubu bwenge buhangano, icya mbere cyo ndamenya gute ibyabwo, icya kabiri ndabukoresha iki? Hari ibyo mwarimu azaguha ariko ibyo wakwigisha hanze y'ibyo ngibyo nabyo ni byinshi. Niyo mpamvu uzabona hari urubyiruko rwinshi ruvuga ko rudafite akazi. Nibyo se no mu Rwanda gusa n'isi yose. Birasaba rero guhatana no gushakisha amahirwe aho aboneka hose, ariko cyane cyane kumenya igihari uwo munsi kinaguha inzira yo kumenya ikindi kintu wakwiga. Mwigeze kuvuga, mwakomeje muvuga doktora. Icyo gihe twagumye muri bya bintu bya nabyita ngo iki? Ni uburyo busanzwe buhoraho bw'imyigire busanzwe. Njyana nabwira abantu doktora uragenda ugakora ku kintu kimwe imyaka myinshi nk'iyo nize imyaka 5 ukora ku kintu kimwe, hari igihe ugaruka hari ibindi byagusize utamenye. Uyu munsi ushobora kuba wiga ikintu kimwe ariko wagera hanze ukabona hari amahirwe muri segiteri utizemo, ariko icyo uburezi bugufasha, icyo education igufasha ubundi ifungura ubwonko bwo kuba watekereza n'ibirenze ibyo mwarimu yaguhaye mu ishuri kandi bikaba byagufasha mu buzima bundi. Iyo niyo nama ya kabiri rero yo kuvuga ngo singarukire ku byo nize mu ishuri gusa, ahubwo ndebe n'ahandi hose amahirwe ashobora kuba ari kugira ngo mbashe kwinjiramo, kubera ko twese twiga kugira ngo tuzabeho neza. Nta kwiga rero ngo numara kwiga noneho usigare usanga noneho umeze nk'utarize. Ikindi cya gatatu ni icyo tuzi twese duhora dusubiramo. Muri mu myaka mwemerewe byose, ngira ngo namwe 18 murayifite. Hari abarimo batarayigira? Ntago babura. Hari abarimo batarayigira, uriya ndabona ari muto. Njyamo na mu celebratinga kugira imyaka 18.
iyo ugize imyaka 18 ugeze muri ya myaka wemerewe byose ntacyo ukuyemo byose, ariko ibyo wemerewe byose ntabwo ariko bigufitiye umumaro. Kumenya rero ikigufitiye umumaro akaba ari cyo ujyamo. Wemerewe kunywa inzoga ariko ntabwo ari itegeko kuzinywa, nta nubwo wemerewe gusinda. Njya bisobanurira abana burya serire z'ubwonko ni umubare umwe. Abize biology niba hano barimo, buriya izindi serire z'umubiri zigenda zimultiplier zibamo nyinshi. Iz'ubwonko ni umubare umwe uvuka ufite umubare umwe. Uko usinze ukarenza urugero buriya serire imwe irapfa, warenze serire indi igapfa. Buriya niyo mpamvu uzabona abantu babaswe bagera ahantu batitira. Hari ibiba byaramaze kwangirika mu bwonko bwanyu. Kubera iki wajya kwiyangiriza ubwonko kandi ubizi neza nyine ko ibyo uri kunywa bigiye kukwangiza? Buracyo ufite hangover, niba wari ufite akazi ntugakora, niba wari ufite ishuri urarisiba. Ni ukuvuga ngo wemerewe kunywa inzoga ariko ntabwo inzoga igufitiye umumaro. Ufite n'uburenganzira buriya mu byo wemerewe, ufite n'uburenganzira wemerewe no kureka ibibi. Niyo nama yindi nabagira.